nawe wabyemeye ko kino gikombe turi mu kigutwara Gisozi rwose yacanye umuriro kuri The Angels. oya urabyemera ko turi mu kigutwara kino gikombe Umupira uridunda ntabwo nahita mwemerera ko muri mutwaka igikombe kuri The Angels. umupira uridunda ariko Umupira uridunda uretse reba ari imvura neza cyane ibintu dukina ni ibintu atanga serivisi nziza mwaducika muteze utaye inyuma mu bafana utaye inyuma mu bafana ku Gisozi ntabwo mwaducika Gisozi itwaye seti ya mbere itwaye seti ya mbere rwose aramurira shaka kwifata umwana wa mama ibusande zanjye nawe turasa she's coming on ikumva nenga gusara ikatinga muri cyane Kacyiru yacanye umuriro Kacyiru yacanye umuriro rwose abakobwa ba Kacyiru ya mbere baserebura tidu cy'ubutsinzi igikombe ni icyacu ntacyo mutubwira igikombe ni icyacu Kacyiru birukanka cyane basifura Kacyiru abakobwa baserebura ati twebwe twakira igikombe nta kindi icyatuzanye twagikoze reka twibyinire Aya masaha kandi tukaba tugiye kwakira Gisozi yakinnye na Angels kandi bari musangaje Gisozi yabashije amakuru ashyushye aryoshye agezweho rero tumaze gukurikirana cyane Gisozi ya mbere tumaze gutsinda kuri finale ikipe yitwa The Angels bamaze kumwangira amaseti atatu gusa murakoze ibizamo yo kurinda ibanga twakoresheje ni morale udafite morale nta kintu wageraho kandi turabikesha n'Imana kuko ariyo yadufashije muri byose tukaba tukiri bazima tuba nta kindi twakongera twebwe tugikina ibintu mbese mu rwego rw'umukino nta kintu bitandukanye twebwe tugikina no mu mikino kera iyo bakagamo agatego kamwe turimo wumva ubaye magagari ubaye umuntu n'ibyo uri kwitwa abantu bose n'ibyo bari kureba ese ntabwo muri kumva ko namwe mwemeje muri aka karere ka Gasabo uyu munsi
uko bimeze. namwe muri kumva mwabaye banini cyane mwabaye bagari Si twe turota tugeze ku ishuri. ubwo mu kandi muri kutatubwira Mu wa gatanu. gatanu ibintu cyose bagari okay reka twakire umutoza wawe nigire hino nawe atubwire ko ari kumva bino kiyumvira turi kumwe hano n'umutoza kandi umutoza atangira twibwira atubwire Gisozi niwe ya mbere hanyuma yo gutsinda seti eshatu zose ku busa batsinda ikipe yitwa The Angels atubwire ukuntu ibanga bakoresheje ndetse n'akamwenya turabona mwenya atubwire ko ari kumva amaranga akomeza by'ukuri urabibona turishimye cyane bikomeye cyane nitwa Darius Bagurishimire umuyobozi w'Gisozi ya mbere nkaba n'imari ishinzwe siporo muri Gisozi ya mbere mu by'ukuri urabibona nawe buri wese yarabibona ni ibyishimo bikomeye cyane kuba ufite abana bakiri bato nk'aba ngaba babashije gutwara igikombe cy'akarere kuba ko mu karere ka Gasabo tuhakoze neza cyane saba bonyine kuko n'umwaka ushize twari tugifite twatsinze icya volley-ball na volley-ball y'abakobwa umva rero twe mu kigo iwacu umukino w'agaciro cyane ushatse kutubwira ngo ibintu byitwa gutwara ibikombe muri aka karere ka Gasabo ni ibintu byanyu ni ibintu tumenyereye cyane kuko n'ubu volley-ball yacu y'abakobwa niyo izakina finali ya volleyball ntabwo dushidikanya ko ari abakobwa benshi cyane bari buze kwakira ino ntsinzi bagakumvikanayo bagashaka kuza kwiga ku kigo cyabo barafite ibyumba by'amashuri bihagije ku buryo biteguye kwakira undi mubare mushya w'abanyeshuri bari buze kuza baherekeje iyi ntsinzi y'iki gikombe murakoze cyane ikigo cyacu ni ikigo kinini cyane gifite abanyeshuri bagera muri 340 dufite ibyumba by'amashuri bya 60 urumva ko rwose kari iwacu muri Gisozi kandi tutwakira benshi cyane cyane siporo kwa yemeye ku iwacu okay reka dusoze dukoma mu mashyi tugaragaza ko twishimiye igikombe cyacu murakoze Kabiri gatatu. twari turi kumwe rero na Gisozi ya mbere aho yari imaze gutwara igikombe itsinze The Angel mu seti atatu n'ubusa murakoze